Ya murakoze nkuko mugiye kureba ino video tugiye gushiraho ubu ngubu. Ubushize twavuze ku ma state 5 meza n'ama state 5 mabi. Mbese ku bijyanye nuko umuntu ashobora kwiteza imbere. Ariko nyuma yaho ngaho naje gutangara impamvu abantu benshi babaje ku bijyana na Minnesota. Minnesota cyangwa Minnesota uko umuntu yabyita kose. Minnesota ni states ariko abantu benshi bibaje kuri Minnesota. Ese Minnesota yaba ifite assistance nyinshi? Nibaje impamvu bibaje gutyo, ariko mu by'ukuri Minnesota cyangwa Minnesota ni state ifite assistance nyinshi, ifite ubufasha bwinshi cyane, kandi yorohereza abantu kugira ngo bashobore gutura mwaho ngaho. Ariko niba mvuze uko abantu benshi babaje kubijyana Minnesota, naje kwibaza n'ubundi kubera iki batashoboye kuvuga kuri New Hampshire, ko New Hampshire ari iri imbere ya Minnesota, cyangwa Vermont, state bita Vermont nayo iri imbere ya Minnesota ku bijyanye n'ubufasha umuntu ashobora kubona. Ibyo nibyo nibaje. Ariko rero nta kibazo gihari, ntago byatubuza kuvuga kuri Minnesota cyangwa Minnesota. Nukuvuga impamvu natekereje kuri New Hampshire nuko New Hampshire bafite devise cyangwa slogan yabo ivuga ngo live free or die. Nukuvuga muri Minnesota biba bisobanura iki? Nukuvuga nimba udashoboye kubaho ku buntu wipfire upfe, kuko niba udashoboye kuba ku buntu kuvuga nta kundi byagenda. Niko uzarebe no ku mamodoka yabo kuri plaque zabo inyuma bakunze kwandika ngo live free or die, baho ku buntu cyangwa wipfire. Urumva aho ngaho nukuvuga mu by'ukuri New Hampshire iri mu myanya ya mbere mu ma states afasha abantu cyane. Urebye n'umusoro ntabwo ukunze kuba uhari ku bintu byose waguze. Iyo uguze ikintu wenda tuvuge ari amadolari, wenda tuvuge ku rugero, iyo ugiye nko mu isoko wenda tuvuge Texas cyangwa ahandi ukagura isukari wenda ku madolari wenda 2, iyo uguze ku madolari 2 ukajya kubarisha amafaranga ngomba gutanga, usanga ari amadolari 2 n'amasensi yandi yongere. Ariko muri New Hampshire nimba ugiye kugura iyo sukari ku madolari 2 baguha iyo sukari ku madolari 2 badashize n'igiceri na kimwe, badashize na taxe n'imwe. Uko niko bimeze. Cyangwa ikindi twavuga na Vermont nayo ni state iri hafi ya New Hampshire. Hanyuma icyantangaje kuri Vermont nuko hari ahantu henshi ujya muri Vermont ugasanga ibintu biri aho ngaho. Nukuvuga hari iduka rihari rifunguye, atari kwa kundi bavuga ngo ni self service. Hari ukuntu ujya mu maduka nka Walmart ngo self service ugafata ibintu wenyine ukaza ukipimira gutyo. Bo ntabwo ari gutyo bameze. Muri Vermont hari ahantu hamwe na hamwe ugenda ugasanga iduka rirahari, nta muntu uhari, nta na kamera ihari, kandi hakaba hari amafaranga ku ruhande, hakaba n'ibyo ushaka kugura. Wenda tuvuge ku rugero ushaka kugura amata, uragenda ugafata amata ukagenda ugapima, wapima ugashyira amafaranga aho ngaho, washyira amafaranga aho ngaho ukavunja wowe wenyine. Wenda tuvuge ku rugero ufite amadolari 10 cyangwa wenda tuvuge 5 gutyo ushaka kugura amata y'amadolari 7. Niba ushaka kugura amata y'amadolari 7 ugenda ukipimira wenyine, ugashyira amadolari 10 aho ngaho, ugafata amadolari 3 ahantu hari amafaranga yo kuvunja. Urumva uko kwizera kurimo, bafite ukwizera gukomeye cyane. Uko niko mbiherutse muri 2 hafi na 10 gutyo. Sinzi niba ariko bikimeze gutyo, ariko ahantu henshi wagenda ukajya mu iduka ugafata ibintu ukishura ugasigaho ngo ukigendera. Urumva Vermont nayo iri mu bintu mu mastate afite za assistance nyinshi, ariko na ka state gatoya kandi gakonje cyane. Ariko nkuko navuze abantu benshi bakomeje kwibaza kuri iriya state ya Minnesota. Sinzi impamvu bayibanzeho, ariko nabe ni byiza, nta kibazo, ni byiza cyane kuko bashatse uko tuvuga kuri Minnesota. Minnesota ikintu cya mbere ugomba kumenya kuri Minnesota ni state yuzuyemo abasomali benshi cyane. Ngira ngo abantu barabizi benshi cyane. Hariho n'abapolisi benshi b'abasomali, hari n'abameya b'abasomali, hari na congresswoman w'umusomali, umukobwa nibagize izina rye, ariko umukobwa w'umusomali cyangwa umugore w'umusomali uri congresswoman. Urumva ni state isa nkaho yifatiye abasomali. Kuvuga urebye abasomali bari muri Amerika hariya ho bashobora kuba
aribo benshi cyane, ni state bakunze cyane. None tuvuze kuri Minnesota, si uko abasomali bo bagomba kubaho bonyine, ariko ni state ishobora kuba imeze neza kuko ifite assistance nyinshi cyane nk'uko mubizi cyangwa uko mwashatse kubimenya. Ni ukuvuga iri hagati y'amastate menshi. Turamutse turebye imbaraga za state ya Minnesota. Minnesota iri mu mastate ya mbere afasha icyo bita ngo ni long term care service na support old adult. Ni ukuvuga iri mu mastate afasha abantu benshi cyane batishoboye, bafite ibibazo byo gufashwa wenda kuko wenda byaba ubumuga cyangwa iki cyose, kandi bakagira n'icya kabiri, bakaba bafite akarusho mu gufasha abasaza. Ni ukuvuga abasaza, abantu batishoboye, urumva aho ngaho bafite ako karusho, niyo mbaraga bafite izo ngizo. Twaza no kubivugaho nyuma kuko icyo bashaka cyane cyane nuko nimba uri umusaza ushaka gufashwa ariko ugashaka kuguma mu nzu iwawe, baragufashizamo. Nibyo bakunda cyane ibyo ngibyo. Hari ikintu bakunze kwita ngo ni MSHO cyangwa Minnesota Senior Health Option. Ni ukuvuga ino Minnesota Senior Health Option icyo ikora ni iki? Ifata Medicare yawe ikayikombininga, ikabishyira hamwe na Medicaid, cyane cyane ku bantu b'aba senior. Irabafasha kugira ngo bashobore kubona Medicaid, bashobore kubona na Medicare. Urumva iyo ngiyo ku muntu ushaka kubona Medicaid cyangwa Medicare, aho ngaho ni uburyo bumeze neza bwo kubona izo mfashanyo. Baravuga ngo kandi batanga ikindi cy'akarusho kiba muri state ya Minnesota, nuko state yonyine itanga grant. Ni ukuvuga hari amafaranga ya state atangwa, ni program ya state atangwa kugira ngo bashobore kukuzana n'ibiryo mu rugo iwawe. Wenda urashaka ibiryo ariko ntabwo ushoboye kujya ku iduka, baragenda bakabikuzanira, bakajya ku iduka bakabikuzanira. Iyo program irahari. Ni ukuvuga ntabwo wishyura umuntu ujya kubikuzanira kuko iyo program irahari. Ni ibintu bidasanzwe ariko muri Minnesota birahari. Bagufasha muri transport, bakagufasha n'icyo bita ngo family caregiver. Family caregiver support nibyo turi kuvuga. Niba ari umusaza cyangwa umuntu ufite ubumuga akaba ashaka gufashizwa mu rugo, adashaka kujya kwa muganga, ibyo byose barabigufashamo. Baraza bakazana umuganga akabigufashizamo aho ngaho, cyangwa ugashaka umuntu wo mu rugo iwawe akaba ari we uba caregiver ugufasha aho ngaho. Ngira ngo turabyumva. Tugiye ku bintu by'ubuvuzi, aricyo twakwita ngo ni medical assistance muri state ya Minnesota. Ni ukuvuga bakunze gufasha abantu wenda low income. Niba ukora amafaranga makeya, urumva birumvikana, baguha Medicaid, baguha medical assistance, cyangwa bakagufasha mu buryo bwo kwivuza, cyane cyane abasaza. N'abasaza barabafasha cyane, cyangwa abantu bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose ufite bwatuma udakora, cyangwa ubwo ari bwo bwose mbese ubona assistance yabo. Hari ikintu bakunze kwita ngo ni elder waiver cyangwa EW muri state ya Minnesota. Iyo bita elder waiver iragufasha, bakaguha n'inzu, baguha inzu. Hari icyo bita community based services, niyo twavuze mbere uko igufasha kugira ngo ushobore kuguma mu nzu yawe, ariko baguha n'inzu, bakwishyura n'inzu. Iyo kwishyura abantu amazu mu mastate amwe n'amwe menshi cyane ntabwo wabibonamo, kuko wenda tuvuye nko muri state ya Texas ntabwo wabona abakwishyura inzu, ariko muri state ya Minnesota hano bavuga ngo elder waiver, ni ukuvuga baguha inzu, bakakwishyurira inzu, hanyuma bakanagusapotinga kugira ngo ugume muri iyo nzu. Niba ari ubufasha bwose ubonere muri iyo nzu uko ubishaka, niba ari ibyo ushaka ibyo ngibyo wabibona. Reka turebe ku bijyanye na financial assistance muri state ya Minnesota. Financial assistance muri state ya Minnesota hari ikintu bakunze kwita ngo ni Minnesota Supplemental Aids, ni ukuvuga MSA. Ni ukuvuga ino irafasha cyane cyane kwishyura abantu amazu, ifasha abantu kwishyura abantu amazu. Ni ukuvuga cyane cyane baravuga ngo ni state fund program to provide a monthly payment to low income residents who
receive SSI. Ni ukuvuga abantu babona SSI y'amafaranga y'ubusaza, urumva akunze kuba hagati y'imyaka 65 gutyo. Ni ukuvuga hano hari porogaramu ifasha abo bantu kuko ni ba low income badafite amafaranga menshi ariko batuye muri iyo state ya Minnesota kandi bafite SSI bakabishyurira amazu. Urumva ni ikintu kiyongereyeho. Impamvu bivuze ko ari ikintu kiyongereyeho nuko wenda tuvuye nka state ya Texas ushobora kubona SSI cyangwa SSI yo bakunze kwita ngo ni Social Security Income. Ushobora kubona amafaranga ya Social Security kubera ubusaza cyangwa ubumuga, ariko ntago bavuga ngo bakwishyure n'inzu, baguha amafaranga akaba ari ukoramo ukishyura inzu muri ayo mafaranga. Urumva usigarana hafi na zero, usanga nta mafaranga yandi usigaranye. Ariko aho bitandukanye muri Minnesota nuko baguha ayo mafaranga kandi bakakubara muri ba low income, bakagufasha kwishyura inzu, bakagufasha kwishyura n'ibindi byose za expenses cyangwa ibindi byose waba ufite ukeneye udashobora kwishyura muri Minnesota. Hari icyo bakunze kuvuga ngo icyo twavuze nako ngo Minnesota Supplemental Aid. Ikindi batanga ku bantu batuye aho ngaho, none ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu bafite Social Security bonyine. Ni ukuvuga muri Minnesota ko bakora iyo Minnesota Supplemental Aid, icyo bakora ni iki kirusha ayandi mastate menshi cyane. Bareba amafaranga umuntu wese akoreye, nubwo waba udafite SSI, bakareba nimba expenses zawe cyangwa dépenses zawe z'inzu, ni ukuvuga gukodesha inzu, kwishyura umuriro, amazi n'ibindi byose, niba izo dépenses zirengeje 40% y'amafaranga ubona, ni ukuvuga aho ngaho batangira kugufasha kugira ngo bakwishyurire, bagufashe kwishyura inzu, bagufashe kwishyura umuriro n'amazi, ibyo ngibyo. Urumva hagati aho ngaho ni nkaho urebye neza uko porogaramu imeze, ni nkaho bashaka uko ugira 60% y'amafaranga wakoreye uyashyire ku mufuka wawe, uyabike ku mufuka wawe. Ngira ngo aho turabyumva neza uko niko bimeze. Ni ukuvuga ugiye gukora muri Minnesota ukaba ufite amafaranga makeya 40%, nako ufite ukora amafaranga ariko 40% akagenda muri za expenses cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo nko twabivuze, umuriro n'ibiki byose, baragufasha bakaguha izo fashion. Ikintu tugiye kurangirizaho ni ikintu bita ngo ni commodity supplemental food program, ni ukuvuga CSFP. Ni ukuvuga department, icyo bakunze kwita ngo USDA cyangwa United States Department of Agriculture, ni ukuvuga departement ishinzwe ubuhinzi. Niba tuvuze departement ishinzwe ubuhinzi, ubwo birumvikana harimo ubuhinzi, harimo ubworozi, ibyo byose. None ino department, ino USDA cyangwa United States Department of Agriculture, itanga free food every month. Ukuva buri kwezi batanga food and nutrition assistance. Baguha food, bakaguha ibyo kurya, bakaguha nutrition, ukuvuga ibigufasha kugira ngo mbese ni ibijyanye n'ibiryo, barabigufashamo ibyo ngibyo. Ngira ngo mwabyumvise ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ikirenze kuri food stamp wabonye, urumva uhita kubona niyo ngiyo food iri free ituruka kuri US Department of Agriculture. Ngira ngo mwabyumvise aho ngaho. Ikindi wenda umuntu yavuga nuko nimba ukeneye guhamagara, ushobora guhamagara ku nimero 866332466. Niba ushaka kumenya byinshi ku bijyanye na assistance, niba ari hub, ibintu by'amazu cyangwa ibindi byose, ushobora guhamagara cyangwa ugakora application kuri mnsure.org cyangwa mnsure.org. Nibyo ngibyo, ibyo niyo yashatse kubabwira. Murakoze cyane mwese mwashatse gukurikirana ibijyanye na Minnesota. Ntago twabivuze byose ko ni byinshi cyane, uretse n'ibi ngibi ari assistance nyinshi cyane zihari muri Minnesota. Icyo nababwira kimwe cyo nuko Minnesota ni ahantu hakonje cyane, hari imbeho nyinshi cyane, ariko kuba abandi bahabaye n'abandi bahaba nta kibazo. Murakoze cyane mwese mwashoboye gukurikira kino kiganiro. Ushobora kumenyesha n'abandi kugira ngo bumve uko bimeze. Bye.